tuzamura ibiganza by'Imana yacu twese Imana icyubahiro banza kunyumva ninize revolution munyumva yewe ubareba hano igeze mbaraho amavumbi ariko mu isi y'ababaho ufite ikirenge cyiza cyane ariko Yesu iwacu baramuraraga tukabwirirwa mukanabwirirwa se mwabuze n'umuceri gusa twabwirirwa ariko si nawe ijambo ry'Imana yo mupfa kurya n'akanyama gusa nihutisha Bibiliya iravuga ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro gusubiza umutima k'umuce none ndahagurutse witeka mu mahoro nikuwiteka mu w'abakiri nikuwiteka agira ati ubwira umuntu mwajyanye umubwire ngo Uwiteka aje kukumwakura bimubwire bacu bihahisha kumwakura muri iki giterane ndatangariza abantu n'ibishoga Imana iza kumwakura abantu Imana iza kubaha umugisha nimwakire mutera haleluya nabyinaga mu tubari yego nibyo biragusa ejo sinabibabwiye uburyo twabyinaga utuntu twa kiriwanzenze nibyo twa karibso
hageze aho turirimba twitwa ngo chocolate endendeka Imana irampamagara ariko yarampamagaye tuzamamaga Yesu ashimwe yakatazamura ibiganza si umurezi buriya zamura ibiganza zamura cyane zamura aha reka nsoze Imana iragenda nta miryango inkorera ubukwe bw'igitangaza nibyo gitangaza noneho imubita n'umwana ibaze uwari mayibobo haragomwa kabyara ubu nitwa Pastor Theo umwana wanjye ngiye kubabwira amazina ye ni Pesos uvuga ngo kagira inkuru kagira ngo n'inyuma yo kuzibara akagitwa nitwa Papa Iyizire mwiza Gatwaza Lale Kusitia nikangerageza Iyizire mwiza Gatwaza Dewo hari ibyo nibagiwe Iyizire mwiza Gatwaza Lale Kusitiana aya rwose aho ndatsinzwe rimwe ryonyine duhita dutanga mikoro kuko ndumva tugiye gusara uriya mugabo w'Imana agiye kutubwiriza jewe nimuza kumbura muza kumenya ko nagurutse nagiye aha kandi ubu ngubu ushobora kubasiga hano mu iteraniro mukabona ndazamutse hejuru kuko Imana iracyakora no zamura
Amen. Imana yacu cyubahiro. Uriya katabizamuye afite iki mu kwaha, zamura ibiganza byawe. Tugiye guhimbaza nicyo banyakiriye, numva tugiye kubyina. Mbwirira umuntu mwejyanye mubwire ngo kenyera ukomeze, mubwire ngo kenyera ukomeze. Ariko ntabwo tugiye kubyina ikintu cyitwa umuziki. Tugiye guhimbaza abantu mwaturutse Kigali. Mwabonye ukuntu ducinya akadiho, turawunyuka tukamanuka hasi. Tugiye guhimbaza Imana. Mbwira umuntu mwejyanye mubwire ngo haguruka duhimbaze Imana. Iby'Imana ikora biradutangaza, nta n'uwabimenya uko ariko icyo nzi, iby'Imana ishaka ariko icyo nzi, iby'Imana ishaka urugendo murutse nabimenya byose, ariko nzi ko nzabimenya. Ni kuki turizwa n'ibyago biriho, kandi ari icyamo cy'ingenzi. Ni kuki turizwa n'ibyago biriho, kandi ari icyamo cy'ingenzi. Tuzaba
cyubahiro Imana ikwiye icyubahiro uzamura ibiganza hanyuma ugegeze hejuru turigegeze Imana ishimwe Imana ishimwe ubw'ibyaha byose bizaba bishize warira uhimbazima imyaka igihumbi Imana inyinshi kuri twe kuri wowe Mana we abantu baturutse I Kigali numva tugiye gufata akagace mu izina rya Haleluya ndagira ngo tugiye gukora akadefile nidushake turagarukira kuri kaburimbo ariko tugiye gukora defile kuko munyumve ahantu hari Imana iragaragara n'ahantu hari abadayimoni naho baragaragara yego ahantu nta badayimoni bahari ahubwo hari iki Imana mutikiriza hari iki Imana uvuga Imana zamura
Zamure turashoje kandi